airport ko nukuri ikosa nakoze nta foto nafashe nari mbizi yuko umuntu wese nzabiganiriza atazabyemera ntabwo kuva navuka ntabwo baransaka ukuntu bansatsa aho hantu niba ari ukubera burarahurwa usigaye waranyanduje buri kintu cyose mba ndeba yes tugomba gusangiza experience new experience ndamubaza ngo what is it niki ngo it's okay ngo this is my job I was like what is this naho ngo hari abantu basimagorenga nabimenye ngezeyo ngo hari abantu basimagorenga minerals ibyo nabonye ku Chin ibyo nabonye Kerala na Delhi bitandukanye cyane n'ibyo nabonye Mumbai ikintu cya mbere gishya nabonye one it's a very umuntu uri mu Rwanda aramutse ashatse gukorana business nuri mu Buhinde ubona ikintu umuntu yatekereza cyane ari iki hafi ya byose wenda ntabwo nzi moyen de transport bakoresha ariko of course batuye ku mazi Mumbai iri ku mazi neza uvuga yuko shipping yoroshye ariko everything is cheap everything ntabwo nzi impamvu twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ba televiziyo Bukiranyabwo aho muherereye hose mukomeze mugubwe neza mukomeze muhahe muronke Uwiteka bahire imirimo y'amaboko yanyu turabakunda kandi ntago muhema kutugaragariza ko mudukunda biratunezeza rero ngendeye Mable Nkuranga muri studio z'Ubukiranyabwo ndi kumwe n'abagireje yes Ujejene nagira ngo tuganire ku kiganiro cya burarahurwa abantu barakifuje bari bamaze iminsi babona ko tutaheruka kugishyiraho bihurirana nuko barabimenye abakunzi b'ibiganiro yuko minsi ishize utari uhari minsi itari myinshi ishize ntabwo wari uhari wari watembereye ahagana he yagiye India hano witwa Mumbai Buhinde ntabwo ari ubwa mbere tubuganiriyeho bwa kabiri ushize tubwe buryo aba Nigeria bibagayo Imana mu nsengero Imana na kai gato bakazibayo bashaka kuzirya miboro uyu kuri inshuro ugiyeyo niki niki wabonyeyo gishobora kubera isomo abadukurikira iyo wagiye of course uko byagenda kose nubwo wava i Kigali ukajya i Gisenyi ubona ibintu bishya yego nkanswe kuva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi hanyuma ukava muri kontina imwe mugabane umwe ukajya ku wundi ubona ibintu byinshi bitandukanye cyane nta n'ikintu gisanzwe ubona ibintu bishya gusa lifestyle nshya ibintu bitandukanye bishya icyo umuntu akora ni uku just summarize cyangwa se kuvuga ibyamwetonye ibyamutunguye byahise ariko buri kintu cyose kiba kimeze nkaho ari gishya nk'uko bivuze ntabwo ari ubwa mbere nari ngiye India yego ariko n'ubwa mbere nari ngiye Mumbai cyane nta nubwo nahanyuze mbere nari kure cyane yaho nari nagiye mbere yego mbere Ubuhinde ni igihugu kinini kuba dukurikira batabuzi kinini cyane so mbere nari nagiye Kerala ndahava nca ku Chin ndahava nja New Delhi so ni mu bice bitandukanye cyane na Mumbai aho nari nagiye ibyo nabonye ku Chin ibyo nabonye Kerala
na Delhi bitandukanye cyane n'ibyo nabonye Mumbai. Mumbai ikintu cya mbere gishya nabonye, one, it's a very very big city. yego Kibaza se ngo compared na Delhi, oya na Delhi ni nini, ariko Mumbai nabonye ifite umwihariko wayo. Tujya kurandinga, yego buri umujyi utangira kuwubona ugiye kuwugwamo, kuko uba uri hejuru uba witegeye, kandi igihe akenshi burya njya ku kirahure. Abantu batinya ikirahure ni abantu bagira ubwoba, kuko ngo iyo arebyeyo ngo abona ngo agiye kugwayo. Njye rero sinzi ibintu Imana yankoreye, ntabwo hari umuhungu twicaranye witwa Manuel, sinzi niba ajya bareba ibiganiro byacu, twahuriye Nairobi, ambonye akajya nshuna, akambwira ati nawe uraje mu rupfu nkanjye. mu ndege hanyuma nicara ku kirahure, arambwira ati umva uri igikoko, uri ubwo yaratraverinze nk'ubwa kangana. ubundi ngo yari yarafashe umwanzuro ko atazayisubiramo. Situation niyo yatumye ayisubiramo, ajya za Mombasa, ariko yari yarafashe decision ko azajya aca ubutaka, kuko nanjye nabonye ko niyo phobia ye, nkuko umuntu ubona atinya urushinge ntacyo riri umutware, nawe nuko kuko yaratinye ndabibona. Naseka kandi ati nta nimuhugira, nta nubwo urupfu rwanjye rwitayeho. Abadada nibo bajya yabona nk'inyenzi cyangwa kandi kantu k'aka insect, agahita yurira ukamubona ahagaze. Oya wambaye ubusa, bari batashye ubukwe ahantu mu cyaro, inkoko ibacamo hagati, imikenyero ahita ayifatira ku mutwe, amaguru arayabarika, inkoko bitamurya. So jye nicara ku kirahure, kurebayo ntacyo bintwara. So umujyi nawubonye ndi hejuru, ndatangara. Ni umujyi utangaje, nta kintu na kimwe cyawo kidatangaje. Ntangazwa no kubona estates zirimo amazu meza cyane, Rio Estate zirimo amazu meza cyane akora ku gicu, zizengurutswe n'inkambi imeze nk'iy'impunzi. Atari ukuvuga ngo karitsiye imwe iri kure y'indi, ahubwo usohoka muri estate winjira mu bantu baba muri shitingi, yego ku mihanda. Izi lifestyle zombi kuzidigera ngo nzumva ukuntu aba bantu baturana binanira kubyumva. Ubuhinde n'ubwo natangiye kubibona ndi mu ndege, nuko bumeze kabisa. Nafashe n'amafoto ndi mu ndege, birigaragaza rwose, kuko aba ari shitingi y'ubururu, nta nubwo agerageza kuyigarika ngo hamwe umweru aba ariho hajya hejuru, pire meze nk'inkambi. Turarandinga, airport ni nini, massive, very nice, amafoto ndayafite, asa neza cyane. Then kuri airport iri massive bingana gutyo, aho indege yadusize no kwinjira muri aerogare, twagiye na za bisi, dutambika twacaga ku masto. Urabona aya masto yo kuri airport, ayi waca abashakaje amabona ari kirekire, ashakaje shitingi. Kuri airport ko nukuri ikosa nakoze, nta foto nafashe. Nari mbizi yuko umuntu wese nzabiganiriza atazabyemera. Shitingi Abahinde ndabizi muri rusange mu mibereho nk'ibyo bavugaga, abo batuye mu mashitingi muri za Burende begeranye n'ama estate meza cyane, ibyo ntabwo nakugisha impaka kuko ndabizi niko bamera. Ariko icyo naherukaga, inzu zitwa iza leta, infrastructure za leta akenshi bazubakaga neza cyane nazo. Nyine airport nashakaga kureba niba ibi bintu ndimo kubona ku mastoke turimo gucaho turi muri ya BC biri buri reflecting indani, nta hantu harimbishijwe. Kugera kuri Abu Dhabi, kugera kuri Dubai itself,
nta hantu harimbishijwe nko muri icyo kibuga. ahubwo nabonye utarahafatiyemo amafoto menshi Yego. kubera ko Chhatrapati airport ntuza yayo nibuka uretse ko hari igihe abantu banyura kuri terminals zitandukanye ukagira ngo ni ahantu hatandukanye. So icyo kirabanza nacyo kirantungura. Ninjira indani nsanga hateye ubwoba. Ubwiza bwaho burarabagirana. Turateza birarangira kujya gusohoka muri airport. Nibwo bwa mbere kuva nitwaje nageze igihe numva binteye n'iseseme nkumva nababwira ngo mwanyemerera nkasubirayo. Ntabwo kuva navuka ntabwo baransaka ukuntu bansatsa aho hantu. Ntabwo ari jye nyine indege twagiyemo twari abirabura babiri twese twabodingiye hano keretse niba Mombasa hari undi wagiyemo kuko Mombasa jye naciye nsinziriye. Jye indege iragwa ikongera igahaguruka ntigeze nkanguka. Byita amahoro Yesu atanga cyane ko izi trips akenshi ziba nijoro. Ni yari ya nijoro. Ntabwo namenya niba Mombasa haragiyemo abantu cyangwa bataragiyemo, niba baragabuye cyangwa bataragabuye. Jewe nakangutse mu gitondo wari wagikase. So twari babiri. Umudamu umwe yari umukameroni wa Douala. Ubwo nawe ya boarding yahangira ngo tugezeyo abandi bose barapasa. Barangije twebwe batwohereza mu kandi kumba. Bambaza aho nturutse ndababwira, uriya mugore baramubaza arababwira, wasanga abagore ngewe nsanga abagabo. Barambaza ngo muri baga yanjye mfitemo iki. Ndababwira ko kugira ngo mbibabwire kuko ari byinshi, let me open. Ndafungura. Basaka akantu ku kandi. Nukuvuga ngo umwenda urabona nka hakunje bagendaga bakabaka burya. Ku ipantaro hano hejuru umukaba w'ipantaro akagenda saka. None agenda mubaza, I can see you are disturbed. Wambajije ikintu uri mushaka nkakubwira. Arambwira ngo no it's okay. Asaka buri kantu kose. Arangije inkweto. Makenda kuyi hano muri taro. Bakazisubiza kuzicisha muri mu cyuma. ngo barebe neza scanning ngo barebe neza. Arangije gusaka ibyanjye byose arambwira ati funga. Ndafunga. Arangije anyezeza mu kumba arambwira ngo kuramo imyenda. Ndamubaza ngo what is it? Niki? Ngo it's okay. Ngo this is my job. I was like what is this? Naho ngo hari abantu basimagorenga nabimenye ngezeyo. Ngo hari abantu basimagorenga minerals. Amabuye y'agaciro. Bayatwara mu Buhinde. Bayatwara mu Buhinde. So iko gusaka rero mu mikaba baba bazingira ngo wasesetsemo nk'akantu nk'utudiyama ukadoderamo sort of. To me I was very okay. Barambazaga ngo uje gukora iki nkababwira ngo this is a tourist visa. Check. Kayireba kayibona akambwira ngo only that. Uje kureba nde nkamubwira amazina ariko ukabona hari ikintu ashakamo. Iyo niyo my first experience kuva navuka nta muntu urasaka gutyo. Ndumva byari bikabije. Nta muntu uranyambura ubusa. Ndumva byari bikabije. Ahantu adakora. Hose asakayo. Arangije mvuyemo batwaramo wa mugore. Of course nagiye mbere ye. We ibye it was funny. Yari yapfunyitse ibishyimbo byumye yapfunyitse bakamubaza bati what is it? Actually hari ibyo barebaga ntibabimenye by'ibiryo. Yari yapfunyitse za makayabo. Yari afite yaba agirayo ngo umwana ariko we yaragiye agiye kwivuza. Umwana wabayo ariko we ngo yaragiye agiye kwivuza. Actually nta nubwo yaraje mu Mumbai. Yara connectingaga ajya hanze. Ajya Delhi ngira ngo. So iyo ni first experience. Second experience, I was driven to
hotel nabonye abantu urabona nk'aha iwacu iyo ugiye muri resitora ukarya ugaha tipu umwana y'igihumbi it's normal hariya equivalent y'igihumbi uyu mwana ubona agiye nko gupfukama nicyo kikwereka ko ubuzima bwaho it's so tough cyane ubona mbega agiye nko gupfukama nko kuvuga ati uyu muntu se ninde abaho ande kuri igihumbi cyose abaho rupees zahariya hatari so ibyo nabyo bikanshoka umwana wawe ushobora kumuha igihumbi ukabona nta kintu bisanzwe ashobora no kwibagirwa kugushimira ariko hariya ubona umufasha amaraso burundu then I had meetings zitandukanye then I visited hospital igihe cyose umuntu ugiye mu Buhinde kubera bazwiho ubuvuzi feel like let me do check up actually muri iki cyumweru ubu dukora iki kiganiro hari ya university y'ubuzima hano mu Rwanda y'Ibutaro yego yitwa ngira ngo University of Global Health Equity ejo yari yakoresheje graduation ni sinzi uko ikorana cyane na Harvard Medical School ariko nayo nyine itanga ubumenyi bwo kuri iyo level muri nationalities bavuze z'abantu bagraduatinzemo harimo n'Abahinde harimo n'Abanyamerika harimo n'Abacanadians nabo mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika natunguwe rero no kumva uburyo Abahinde umuhinde aza kwiga medicine mu Rwanda n'izina bamaze kubaka abakurikiye ya campus ngira ibizwi cyangwa ari umuhinde w'ino from India okay so icyumweru rero namaze I moved kandi niba ari ukubera burarahurwa usigaye waranyanduje buri kintu cyose mba ndeba yes tugomba gusangiza experience abantu new experience ibyo nabonye ndi mu ndege nagize ngo wenda it's a bit out of the city urabona indege buri ishobora kugenda ahantu hato iyo uri hejuru y'Imasaka ujya kubona ukabona indege iraguye uvuga nti wenda ndimo ndabirebera nk'Irwamagana ntabwo ari muri Mumbai indani aho nagiye kuba ewe data we ikintu bita slums ziri aho ngaho agahinda kakwica zituranye n'iki n'imitamenwa oya Ubuhinde buzwiho kugira generations z'abantu baba ku muhanda generations of homeless people street people umuntu akaba akakurira ku muhanda agasaza akahabyarira abana bakazahabyarira abuzukuru n'abuzukuruza ku muhanda abantu batigeze mu gisekuru cyabo bamenye bagira isamba ahantu bagira Bahinde nabo so biranshoka rero ubwo buzima bumeze gutyo bwo mu nkambi butaba i Kigali butaba Douala butaba Accra ariko buhari kandi ubona people they are very comfortable mu mirire naratangaye urabona amata y'ikivuguto inaha tunywa amata yego bariya abagabo barya amata urabizi yego narabibonye barya isosi y'amata isosi y'amata bafata amata y'ikivuguto bagakatiramo imboga ni ukuvuga karoti uzibonamo kuriya zisa bakatiramo poivro bagakatiramo barangiza bakayaseriva nk'isupu nk'isosi bakayagushyirira ku gasahani ku ruhande noneho bayarisha capati aya mata barimo akunyu abarimo n'agasenda ibintu byabo byose hafi ya byose noneho akajya kozamo capati nabibonaga cyane cyane mu gitondo kuri breakfast kuri hoteli n'utundi bazana
bakoze agacapati nkazi ukuntu kafukuye gakomeye bashyiramo ibintu indani baravuga ati all inside akono avuga all inside akavuga ko gafatana n'utwo turi inside ukakamirana n'imboga zako hanyuma lastly iby'Imana zabo birashekeje kuri hospital Apollo Hospital is very big I went again kuri Apollo is represented muri every state it's big mbere nari nagiye nigeze kujya mu ya Delhi so mbonye hano ihari so binsaba kujya kuya Mumbai nyine abari nini irimo coffee shop irimo ibintu byose irimo massive hanyuma habamo n'amaduka cye nabonye iduka ricuruza imana mu bitaro ni hafi yaho bacururiza marinete hariya umuntu udacuruza imana ashobora kuba ntabwo yaba hangane gato kuzicuruza ntabwo ari cyo kibazo ukuvuga ngo aho bavurira n'ahandi hari ukwaho akabaho noneho na level y'ubucuruzi ahaba amaduka hakaba coffee shop hakaba bacuruza marinete hakaba bacuruza icyo ushatse cyose ukajyayo ugiye muri shopping noneho iduka ry'Imana ndaribona ariko nkagira ngo wenda ni imitako curuza za Nyagasani se cyane nkagira ngo ni imitako hanyuma bisoza biti bisoza ndimo kugendana n'umusore w'umuhinde hanyuma hano hari iyo mana yabo iteretse hano imbere hari abagore babiri bahagaze nkagira ngo barimo baraganira ariko barimo bayisenga noneho ngenza straight nshaka guca hagati yabo nayo noneho uyu muhungu w'umuhinde akajya nkurura ukuboko kubakura muri mood akajya nkurura ukuboko yankurura ukuboko nkakebuka nkareba ikintu ndimo nangiza nkakibura aho nshaka guca niho hari umwanya munini inyuma yabo niho hari umwanya muto nkibaza mu mutwe impamvu arimo mbuza guca hari umwanya munini ashaka ko njya guca hari umwanya njye kubyigana nubwo nari gusesera urumva ni kutekereza vuba nkahita mfata umwanzuro wo guca aho mbona umwanya akongera akankurura ageze aho ndamwemerera duca inyuma yabo ndamubaza why arambwira ngo no ngo barimo barasenga mu yandi magambo urashaka guca hagati y'umuntu n'Imana ye biramarika ndimo gukoresha commande ya rinete ngomba kuzasubirayo kuzifata subiyeyo noneho mfata umwanya wo kureba Katonda ndamureba muhinde w'umusaza ufite ubwanwa bwinshi muzima ntabwo cyari ikibumbano ni ikibumbano nyine ariko bakibumbye muri uwo mutondo ufite ubwanwa bwinshi wambaye za shati zabo z'ijosi riciye ya round neck ndibaza kuko ubu nasubiyeyo noneho nta muntu urimo uhasengera byemewe ngira ngo ko umuntu yareba bihita binyereka yuko belief ni ikindi kintu belief ni ikindi mu kanya wanavugaga amata buriya majority amena igice kinini cy'amata nkwebwa hariya n'ay'imbogo ntabwo ari ay'inka ay'inka kubera izo belief inka zirasengwa urabizi hariya ntabwo inaryamye mu muhanda mwasubira inyuma mukajya gushakisha ahandi muzenguruka tagomwe Imana zo Nyagasani iri aho ngaho bituma rero n'amata yazo akoreshwa mu mihango iri religious amata y'imbogo niyo aba ari fit for drinking hariya baranazorora nyinshi
Nyibushize ndiyo nasuye uruganda rw'amata niho badusobanuraga bavuga bati amata y'inka bari percentage ntoya mu yagera aha ngaha. So urashaka kumbwira ko ayo nanyweye yari imbogo? Cyane. Abantu babona uruhara rukayangana. Bajye bamenye ko imbogo inkoze muri kaka. No kukurindira dore imbogo. Yeah, okay. So that is my trip in India. Of course ntabwo wavuga byose, nagerageje kuvuga ibyagiye bimarika. Abantu umuntu uri mu Rwanda aramutse ashatse gukora na business n'uri mu Buhinde, ubona ikintu umuntu yatekereza cyane ari iki? Hafi ya byose. Wenda ntabwo nzi moyen de transport bakoresha, ariko of course batuye ku mazi. Mumbai iri ku mazi neza. Bivuga yuko shipping yoroshye, ariko everything is cheap. Everything. Ntabwo nzi impamvu. Ni ukuvuga ngo I did shopping. Naraguze. Ariko ujya mu iduka utwaye $100, equivalent ya $100, ukagura ibintu akanga gushira. Bintu ki? Ibyo ari byo byose. Kuko yo ntabwo ari ukuvuga ngo iduka ry'imyenda riraha, ngo iduka ry'ibiriraha, usanga ari supermarket more irimo byose. Ari iduka rimwe rifite amagishe atandukanye. So ufite umuntu uriyo mugiye gukorana business, keretse wenda bitewe na distance hari kuvayo kuza hano bihendeye muri transport, cyangwa se bikaza guhendera muri taxation, ariko urakompara ugasanga bikatutseho menshi. Nagari menshi ni percentage iri crazy. Yes. Okay. Jamuko reba imyambaro, nimvuga imyambaro harimo imyenda, inkweto, byose you can't compare. Ngira ngo nicyo gituma Abahinde benyine inaha muri ibi bihugu baba bacuruza cyane. Abwira umuvandimwe uri hariya tunyohereza ibi n'ibi. Yes. Ya, reka tugushimire. Turarikira abakunzi b'Ubukenyabwo TV gukomeza kureba n'ibindi biganiro. Asanga turabashyiraho ikiganiro twakoze ubushize ku Buhinde cya Burarahurwa. Twizera ko n'ibindi bitandukanye binyura kuri uyu muyoboro muri bubirebe. Mwakoze cyane naho ubutaha, Uwiteka akomeza abagirire neza.